ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimu b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Ibihe byiza kuri mwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Mugoroba mwiza. Uyu munsi ni tariki 27 ukwezi kwa gatatu mwaka 2025. Abudara Mekiye mwiriweho mbikwaye. Uyu mugoroba ni mwiza. Egera microphone neza. Yes, nayegereye. Ndi kumanda kwaza ngo bikwaye. Salama. Siko bavuga ngo biko bikwaye. Mambo vipi? Mambo vipi? Mambo sawa. Habari ya mchana? Bali ni njema ni nzuri. Hatujambo. Hamjambo? Hatujambo. Mlikuwa fresh. So uko niko turimo tubaza abantu bacu bari hirya no hino. Ndavuga abakunzi ba Bwiza TV n'abakunzi ba bwiza.com. Meze mute? Ndabona witwa Polite Kageruka yahageze ati karibu. Ni number 1 gazindutse kabisa. Ariko wenda ko tusuhuza Alphonse Mezute rwose ndagushimiye cyane kubwo umusanzu wawe witwa Kayiranga. Nawe ndagushimiye cyane Theogene. Mwese mukomere cyane. Mumeze mute rero abantu bari hirya no hino Pelusi Pasase Faranga mumeze mute? Pasiteri Mathieu mumeze mute? Twaje rero mu kiganiro gisa nkaho ari live ariko noneho ni turazana mu breaking news. Some breaking news ziraza kuba zireba ku makuru ari kuvugwa hino nkuko mubireba. Turavuga tuti turitanze somo mu nkengero za Bukavu. Yego muri hejuru ya Kanyamahoro nako hejuru ya Kamanyora ahubwo ni Kamanyora rwose. Hejuru rwose ya Kamanyora. Abaza rendo uko bamanukaga bavuga bati turaje baje no kubikora bayiyahuyeho ku buryo umuntu wariri Bugarama yambwiraga ati ibibaza ariko yagize ntajya mu nzu. Harimo abenshi basohotse mu mazu abandi bahungira mu mazu. Nabo n'ubwa mbere bari bumvise amabomba. Yambwiye ati n'ubwa mbere bumvishe ku muriro uri hari hafi yabo aho Wazarendo itagiye rwose ireba hirya no hino yaje kwimanuka iti tuje kubohoza Bukavu
ariko turahera kuri Kamanyura. Buriya Kamanyura ni ki? Kamanyura ni umupaka, ku mupaka. Urabona impamvu abazarenda ari bavuga Kamanyura bavuga ati hano ni ku mupaka w'u Burundi no ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Nidukubita M23 Kamanyura Burundi buradutabara. Tukayiko Burundi buradutabara. Ariko ikibazo gihari nuko batajya bagerayo. Burundi buradutabara turamuka tugize ibibazo. Ya hari n'indi nkuru tuza kurebaho tuza kureba muri Warikare byiriwe biti. Warikare ngo byiri wari imberenge twanayivuze mu kiganiro bashaka kureba iki kiganiro bajye bakirebe. Hano ntituruze kubitindaho cyane indege ngo M23 yarashwe. Harimo n'abavuga ngo nta ndege Warikare ngo nta ndege M23 igira bayisuzugura gute. M23 babona ari abantu basanzwe bagendera ko wenda bishobora kuba zari za leta bakibagirwa ko ikintu ari cyo gifite. None se niba zari za leta aho yazisanze abandi bati ikibuga cy'indege ntigikora ariko ntikoresha ikibuga cy'indege ikoresha harya tureba twita gute abda aerodrome bivuze iki mu Kinyarwanda? N'utubuga duto twunganira ibinini no kuvuga ngo tutagwaho indege nini cyane n'udu petit porteur. Yego hagwaye ma petit porteur n'amakajugujugu. Namenyereye kubera ko agenda kazana udufuka 3 4 5 tw'amabuye akagaruka agatushyira hafi akongera agasubira agafata yandi. Ya ibyo niko biba bimeze rero byavuzwe rwose ko indege yahuye n'abantu bakayirasa ni drone yarashwe na drone. So ngibyo turaza kureba kuri byinshi turaza kureba kandi abudara kubihe bindi turaza kureba ku bintu byashimishije leta y'u Rwanda yo kuba umuyobozi wa police ya Paris yitwa Laurent Nunez Beda yafashe icyemezo cyo guhagarika igitaramo cy'uwitwaga Maître James w'umukongomani yarafitanye n'abandi basore benshi bo muri Kongo bishyize hamwe kugira ngo bazatarame ku itariki ya 7 umunsi isi yashyizeho kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu rero mu gihe turi kwibuka bagahita batangira ibitaramo muri rusange urebye neza cyari igitaramo cyo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo rero meya w'umujyi oya n'umuyobozi wa polisi ya Paris akaba yagize gute yagikubitiye yagihagaritse rwose yavuze ko ibyo byabaye nyuma y'ubusabe bw'abantu baburanira inyungu za leta y'u Rwanda n'abavugira bahagarariye imiryango ubwo n'abahagara umuryango ibuka bashyikirije umujyi wa Paris bahanga muri buka ko aho tunasuze Maître Gisagara Richard uhagarariye inyungu z'abacitse ku icumu mu Paris bashyizeho umwete cyane kugira ngo icyo gitaramo gihagarare kubera yuko cyari gifite intumbero yo kugira ngo gitesha agaciro kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Yego ibyo rero nibyo tuza kugenda tuganira mudufashe nyamuneka ibitekerezo byanyu birakenewe inyunganizi zanyu zirakenewe amakuru muduha arakenewe dushimira rwose pasiteri wari aya mbere yaduhaye nubwo wenda umuntu yari afite ariko nibura bigaragara ko hari uburyo akurikirana kandi yahise abona ko turi hari na Robert ndibaza ko hari ni nako kandi Abda leta y'u Rwanda ntabona igikubita Ububiligi iracyabuhonda rwose. Nabonye hari itangazo RGB urwego rw'igihugu rw'imiyoborere Rwanda Governance Board yamenyesheje guverinoma nyine ivuga ko hari icyemezo bashingiye ku cyemezo cyafashwe na leta y'u Rwanda ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu cyo kwirukana nyine abadiplomate ubwami bw'Ububiligi ari nako bahise bagira gute bahagarika iyi muryango witwa ni Anabera ni ikindi baza niyo witwa Anabera bahagaritse imiryango ngo sibyo yego yose yabishingiye ku ubwo ni ituruka mu gihugu cy'Ububiligi yose ifitahihuriye n'iki n'Ububiligi turaza kubijyamo iryo tangazo no kurireba neza turisoma nyuma Umubiligi yitwaye nabi we n'ibyo byose bagomba kujyana ibyo rero niko bimeze mu Bubiligi nakomeje gukubitwa
akomeje gukubitwa akenshi ibinyafu. tujya tubona inzira banyuramo basohoka yo kugaruka ngira ngo zizajya zigora bazajya bagorwa bagaruka. ubundi iyi ntambara iza gusohora ibintu byinshi abuda. iyi ntambara njye mbona u Rwanda ruzagera rukigobotora umukoroni agasuzuguro ko umukoroni cyane, kandi u Rwanda ruzaba kuko hari abahanuzi nyamara bagiye bavuga ibintu babandi twita abahanuzi bo mu nsengero nawe nturi bubemere ariko ikintu cya mbere mbona hari ibintu bavuze bati u Rwanda ruzaba umucyo wa Afurika. ibyo nanjye nabivuga ariko ntacyo reka according to them kuko we urumva nibo babivuze sibyo. iyo urebye u Rwanda rujya rukora ikintu ariko ukabona ni mu bintu ibikorwa byose u Rwanda rukora muri Misiri wari precursor, ni ukuvuga ngo rusa nkaho rurebe kure cyane rugatangira mbere, ibindi bikaza bikurikira cyangwa se bikanga gukurikira bikifuza kubisenya. Yego, bikifuza kubisenya uvuga ati hoya ntabwo byashoboka, ntabwo u Rwanda rugakora ibi ngibi, kandi u Rwanda rwabitangiye ibindi bihugu bireba. urebe nk'uko rwirukanye ababirigi, rwirukanye ejo bundi ububirigi bubabwira ati mutoke. nahoze mbona ibindi bihugu bavuga bati abandi bose barebeye ku Rwanda turabona ukuntu u Rwanda mbese u Rwanda rwaberetse ko hari ikintu bakwiye gukora bose. urebye kuri za Mali, ureba Semigoita, urebe kwanza urebe ibihugu byagiye bibikora, ubona ko hari ikintu. ariko n'ibindi bihugu byakoronije ibihugu bya Afurika byagombye kubireraho bigahindura imico. kuba warakoronije umuntu bivuga kumugira umucakara kurinda apfa, ku buryo ababirigi bazabyemera buda. buriya uzi ko leta zunze ubumwe za Amerika zakoronijwe n'abongereza kandi zikoronije, ariko ubu ngubu uwakoronijwe ashobora gutegeka uwamukoronije. yego, kuki se twebwe ububirigi bwumva tuzahora gutyo, nta munsi n'umwe twakwicara ngo tuvugane ku buryo twicara ku ntebe imwe ariko nta n'ikiza n'ubu nazana kudukandira kudukubitira mu gafuka. wa muco nyine wo kubwira abantu bati bari abantu nabagaragu, ni ukudukubitira mu gafuka, ni ukudukubitira mu gafuka ku buryo nta bw'inyegamburiro na buke. ababirigi ntabwo ari abana beza. so ni ibintu rero bihari, urabona ko leta y'u Rwanda ikomeje nyine kuba tsibura ikinyafu. ngaho nguko twagiye rero mu kiganiro, abakurikiye ikiganiro wenda mbere ko twinjira no mu kiganiro tubabwire ko turi buze kuba turi kumwe na Rudahunga, ariko wenda kugira ngo tumuzane ku murongo tugendanire icyarimwe, reka dushake uburyo ducishamo itangazo ryamamariza abafatanyabikorwa barimo Samsung 250. abantu bazabagane rwose, ni abantu ba Bwiza, abantu bo muri Bwiza muzajye mujya muri Samsung 250. nuvuga ko uvuye muri Bwiza bazaguha telefone rwose ku giciro cyiza. reka tubacisheho itangazo deni tugaruke na ntuza na Rudahunga tujya muri operasiyo y'uyu munsi ya Kamanyora. yego, Samsung ikomeje kubagezaho ibyiza byinshi. Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung S25 Plus ndetse na Samsung S25 zahageze. abazitutumye mbere bari kuzibikaho, ariko n'abandi twazibazaniye ku bwinshi. uretse bakunda smartphone za Samsung kandi n'abakoresha iPhone, nitwe turi ku isonga mu kubadabagiza. ubu urazana iPhone 13, 14 cyangwa 15 tukaguha iyisumbuye kugera kuri iPhone 16 duhereye kuyo ufite. tubafitiye kandi smartphone yitwa Classic ifite gigabyte 64 ku bihumbi 98 gusa. wasura YouTube channel yacu Samsung 250 Rwanda kugira ngo usobanukirwe ingingo z'ikoranabuhanga zigezweho. yes, tugarutse rero muri studio. Rudahunga nawe ndibaza ko yamaze kuza abe ari tayari. byagenze gute rero buda? mu kiganiro cyabanje hari amashusho rwose yatemberaga ati abazarenda bavuga ati dore nguyu colonel runaka, nguyu general runaka, nguyu kapitene kandi ubu inzira dufite n'imwe ati inzira dufite n'imwe tugiye kuhoza Kamanyora. mu kiganiro nakoraga nandi kumwe na Shuaboy, ubwo ni Jean Paul ko tumwita Shuaboy, namubwiye nabo ngabo barasubirayo ari intumbi, kandi niko byagenze. ubusendi bari kwirukanka, ahubwo barokotse bari kwirukanka. imboni ya Bwiza ihari yambwiye ko turi bahondagwe, ariko haciyeho umuriro. yego, bari baje biteguye, bavuye impande n'impande. reba nk'uyu nguyu yaracumbaye, use nk'uyu nguyu yagiye ndaje wenda abantu tubereka amashusho baturebera, abazarenda bari baje kubohoza Kamanyora.
hano M23 ngo irabakubise ariko barwanye nibura hafi nk'isaha narenga. aba barwanya kenshi bajya batekereza yuko Bukavu izasubiranwa n'ingabo za leta kenshi biroha kugira ngo batazarata la fête kuvuga ngo icyo kintu kitazaba batari mu murongo w'ababikoze. Ariko ikintu kenshi batangiye rero basa nk'abagenda biyahura bavuga ngo wenda turakigeraho mbere yaho ugasanga barahapfiriye. Nicyo ngicyo kibajyana. Ikibazo gihari rero jya nibaza none se abazarendo Muzarendo aje kubohoza Kamanyura. Ibintu byananiye igisirikare cya leta bikananira igisirikare cy'u Burundi bikananira mercenary bikananira Sadeke. Umuzarendo azabishoboza iki? Bashobora no kubabohoza nta kibazo ariko kubiteguza se ati munyitegure ndaje turaje dore nikanakuje nakanaka twese turaje ati mwamonye general runaka kandi turaba turaho ngaho kandi koko ugasanga ari byo ni ikibazo ati general go colonel runaka menya ababahaga Kagatabi barongeje barazanye akavorime cyangwa akamaze igihe gagakuze. Noneho igitangaje abazarendo nabonye abenshi afite urebe kuri wenda video nijya kujyamo turayibereka abafite imbunda ntago ari bose harimo n'abadafite imbunda. Arabaza bahurura bakeka ko baraza kuzitoragura buriya. Oya Karemi mu minsi yashize nabonye aho bari kuri foreign bababwira ngo bagiye kugenda ari 3,000 bafite imbunda 10 sibyo? Ngariko izi imbunda 10 ko ziraza kuzana izindi. Ibyo ni ibintu bohejwe n'abantu bitwaga babandi bitwaga abacengezi kera. Bazanaga imbunda barangiza bakazana abaturage bo bakabahereza ikintu bita amabido. Bo bakavuza amabido abandi bari kurasana izo mbunda. Uno muntu uvuga ngo wabeshye ngo yose ntabwo yakoronejwe. Ngiki ngo yose ntabwo yakoronejwe. Amanya data ngo ya amateka yize uyaje kujya impaka nawe natubwire niba atari abongereza bakolonije intambara y'abongereza n'abanyamerika se ahubwo bageze ngo nanjye ndabizi ko abongereza bakolonije abongereza bagize intambara kugira ngo bave muri Amerika ku buryo budasanzwe. None se ubundi abanyamerika bavuga icyongereza ugira ngo cyazanywe nande se abongereza uri abanyamerika ni ntago abayarize ntago yarize history abaje kujya impaka gusa atara urane igihugu cya buri muntu wese aho wava hose buryo bagombye kugenda ugatura muri Amerika kuko buri hari abantu bo muri Argentine benshi muri Mexique benshi uyu nguyu umubwiye ko na arya Australia nayo niba mu bwambi bw'abongereza. Australia idepanana n'uzana nawe yarazira nuko Ecosse cyangwa za Haiti. Ibyo byose la reine yagomba kuba bafite ubushobozi. Reka twigumire rero muri Kamanyura. Kamanyura abazarendo baje kuza twavuye hariya hano sangahe tujya ndandi twagiye byari nko mu masaha twavuye nko mu masaha 10 saa 9:00 nuvuga ngo saa 9 nibwo imirwano yari irimo aho hari n'imirwano ari hejuru mu misozi ya bahita Ngomo yego. So ni misozi ya Ngomo ubwo ni hejuru ya Kamanyura wireba hasi. Yego niho rero aba bagabo b'abazarendo baje gutera M23 bo banaje babivuze baraza rwose n'ibikoresho byabo batituje kurasa M23 tuyirase tuyereke ko tuje kubohoza ahandi hose tuzabohora igihugu cyacu tuzabohora ubutaka bwacu. Ariko icyaje kubaho ni iki nuko babagiye bisiga n'ingabo za M23 mu kagoroba nta nubwo arashira isaha imwe n'igice ngira rwose twinjiye muri studio hashize nk'iminota we undi yatubwira ko harashize minota 40 bombe zirekeye 45 yego bombe hagaritse. Ariko icyo nakubwira cyo ngo nuko ibombe yari bombe isasu ku isasu. Hanyuma aba bagabo byaje kurangira bagize gute bazinze ibikapu na hanyuma bereka M23 munsi y'ikirenge. Aba bahungu ibintu byose bakora baba bazi neza ibintu biri gupangwa bazi neza ko ku ruhande rumwe FARDC
Burundi n'Ububirigi bari gupanga gahunda yo gutera ibitero bikomeye baragira ngo batazabura mu bambere abantu bazavugwa mu bantu bakoze ikintu kigaragara bashaka kugaragara mbere akenshi rero bariya umubare mwinshi uzaba bavuye mu nzira abenshi bazaba barapfuye igihe wenda icyo gitero kizamara gushyirwa ku murongo bakavuga bati Burundi Ububirigi na Kongo tugiye gutera M23 uzasanga abawazarendo benshi baragiye bagwa muri tudutero bagiye bahimba tutagize icyo tuvuze bakatera batiteguye kuko uwo batamenya basuzugura hari M23 menya barabonye nk'ifu y'imvugo arimo tekereza mu gitondo saa 3 akavuga ko araza gutera kuko kaza gutera ati nje tuje gukubita M23 turayikubita turayijyana hirya n'abaturage bakabimenyeshwa bakitegura aha rero bagasanga M23 yagize gute yabarongeye umuti mu gitondo abwiye Jean Paul ndavuga nti bure turaza ureba abangaba bose irabajugunya mu tuntu cyangwa irabakubitagura nta gihe bari bumare aba bagabo kandi koko niko byagenze nta nubwo bigeze bagira gute bahereye mu masaa 9 barwana bigeze mu masaa 11 imirwano saa 11 n'igice imirwano isa nk'irangiye ubu ngubu nuko wa muhungu ashobora kuba nawe yarashwe wafataga video ubu ngubu yakagombye kutwereka inkomere ziri kutwarwa n'imirambo basubijeyo uko bimeze ubwo zuba udashaka umushinyagurira rwose abazarendo nibo bantu ba mbere bahura n'ibibazo muri urugamba ejo bundi bakubitaguwe muri hariya ntuza Katana barakubitwa nyuma yo kuva Nyangeze bakubiswe bagarutse hano muri ntuza bati tugiye kubohoza Kamanyora urayubohoza gute kuko ariko umenye ko no kurwana buriya benshi bafite motivation uzi ko ushize harya bavuze ko nimboka nini ikindi uzaba guverineri ntuza Yakutumba bari kurwana kugira ngo igihe bizacamo neza abe guverineri Yakutumba iryo zina ari umuntu ari guverineri yitwa Yakutumba bishobora kuba biteye ubwoba guverineri Yakutumba ikintu cyari kiriho bamubwiraga kurwana we bamusanga kurwana bakavuga ati giye kugira ngo ndwane tubahoze Bukavu munyemerere yuko nzaba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo babanje kwimwangira nyuma rero baza kubona ko bagomba kwimwemera mu kwimwemera ariko Yakutumba ntago araza kurwana gusa uyu waje kurwana hano nuko video yo itari yaza uyu waje kurwana hano muri no ntuza muri hano hejuru muri Ngomo hejuru ya Kamanyora ntabwo nawe bambwiye ko ashobora kuba aturuka mu boko ya Yakutumba kuko uyu nguyu tuvuga yavaga ahantu bita Sange niho baturutse yego ariko ni coalition zaba wazarendo baje baturuka impande n'impande bose birundira muri babice ngubu hari abasa nkaho bahagize mbega isibaniro ry'abazarendo urebye aneza aho M23 itaragera nko mu bice bya nyine ibice byose bikomeza Uvira Katogota mu bice bya Mwenga muri territoire ya Mwenga kuzamuka ntandi hose tutavuze bano bazarendo bo bafite nyine ntuza barahakorera urabizi ko bahategeka urabizi ko hari haba n'abazarendo bamwe bo kwa witwa ngo Foka Mike n'undi witwa Maheshe aba bose rero n'abazarendo bafite banakomeye utajyabona abazarendo bafite abantu benshi cyane niho bari rero urumva M23 muri iki gihe abangaba no bamanuka bati twe tumanutse Kamanyora tugiye kuyirasa tuyirukane tuyikure ahantu iri gusa ntibikunze kubahira buda oya ntabwo bikunze kubahira bakunze guhura n'ibibazo bikomeye cyane bafite imikorere yabo ni imikorere iri rudimentaire iri hasi cyane ku buryo rero ntabwo bahura na M23 yaturusira ruguru hose hondagura ngo barangize ngo uze kwikinira uko bishakiye uko byagenze rero nuko nguko imirwanire irangiye saa 11 n'igice aho M23 yabarashe irabirukankana baragenda yari imirwano itari yoroshye bikurikije ku makuru twari dufite imboni ya bwiza iri hariya muri Kamanyora aho yatubwiraga ko bombe zavugaga rwose imbunda nini zavugaga imbunda ntoya zavuga ku buryo yambwiye ati hakurya muri Bugarama abantu bamwe basohotse hanze abandi bajya mu mazu nyine buri wese yavuga ati amasasu ngo bayarebaga nyine tu abantu bari hari babirebaga bavuga ati mu byukuri yari amasasu ku buryo
nta muntu utayumvishe we yambwiye ati nibwo bwa mbere muri aka gace humviswe amasasu na Bukavu kuva yafatwa nibwo bwa mbere bumvishe amajwi ameze nk'ariya urumva rero ko bitari biboroheye cyane urumva kubikubwira ari umuturage nuko bibigize abaza rero ngaba ni abangaba baje kare baje kurasa M23 kugira ngo abantu bari kumva amajwi yabo ariko wenda tugacisha bakarebe hawa wanapita mkordo General Kamama huyu anapita Colonel John huyu abo ni abazalendo ancien combattant na viongozi wengine wanafuata abo nibo baza kuvuga kurasa M23 hawa ni na jeshi wa MPDP wanaongozwa na General Kamama na viongozi wa movement nabo ntibayifite bwana Bwemera Mike wanajeshi wenye kujiaminia wote wanajiaminia bifite agaciro kadasanzwe kweli wapambanaji wa wazalendo wa tarafa la Uvira ambao wanakuwa kwenye makao yao makuu ya Sange wako determine kwa kupigana na adui hadi mpaka mwisho. Imyenda yao la patrie ou la mort babuze imyenda hapo mnamuona komanda brigade shinde huyu anapita hari bundi bigaragara ari motivation zishobora kuba hao majeshi wetu so ngira ngo abantu bakurikira kama vile mnavyowaona iyo video bari ni eskadron moja kubwa na tumeamua sote kupiganisha adui hadi kufa. Uriya rero hakagombye huyu ni na kihinga wa kweli mandevu mpambanaji mkubwa mwenye jina na wengine huyu ni mtu wa kupiga mashini gani wanajiaminia vijana hawana pupa na tunaamini kwamba kazi itafanyika kama ilivyo kawaida mpaka tukomboe nchi yetu ikiwa tumetoka sehemu zetu za tarafa la Uvira leta ntagiye itazaba bonde la mto Ruzizi plaine de la Ruzizi ariko igihe cyari hapo Sange tumekuja mama Amerida mnaona kwa wazalendo banikwe na matera buri basanga kwa kazi huyu ni komanda brigade wa quartier general komanda Kije Molero ari ya general na viongozi wengine Daniel ni rwose kiongozi tunapiga adui kabisa majeshi yenye kujiaminia hayo ni majeshi ya kweli kimwe gusa nicyo naho nibaza ituma naho sadiki wapiganaji wetu wameamua kujideplace ili kupiga adui na ni kweli wako determine udongo wetu udongo wa mababu hatuwezi kuachia maadui wengine lakini tuko determine kupiga adui hadi mwisho. Hawa ni majeshi wa general umuntu wese icyombo kimwe muri abantu bangana gutya reba ambaye amedeploye kwenda piga adui ni majeshi ambao wanakusanyika katika muungano wa kundi ambalo tunaita MPDP pour la défense de la patrie. Huyu ni Tetu wa Shongole Tetu wa Shongole yes ngayo nguko rero ibi nibyo twabwiraga abazalendo bari baje ngo kubohoza bari baje kubohoza Kamanyora bagakomeza Bukavu biza kurangira M23 igeze gute ibabagiye ibisiga by'umugoroba muri uyu mugoroba kuva saa 9 yari imirwano ku buryo abantu bo mu mujyi wa Bukavu bashobora kuba babyumvaga ariko cyane abantu ba Bugarama mu karere ka Rusizi bo rwose bombe bazumvaga isasu baryumvaga kandi bumbiwe kubera ko n'ubwa mbere bari bumvise amasasanga meze gutyo urumva rero ngayo nguko uko bihagaze Abdara noneho twinjire mu makuru yandi uyu munsi indege y'igisirikare cya Kongo Sukhoi yarashe kuri yarashe mu birindiro bya 23 yaharasa indege ya M23 aba so ukuntu imeze biravugwa ko ari indege ya M23 urundi ruhande ruti M23 nta ndege ifite burya bizwi yuko mu mategeko baravuga ngo mbisi mu Kifaransa ariko baravuga ngo infaible possession vos titres mu bintu imodoka ibintu ushobora kuba ufite bigendanwa bidashinze apana amazu n'iki byose yego ariko ibintu umuntu afite umuntu ugifite mu ntoki ugifite niwe nyiracyo urumva rero iriya ndege iri ku kibuga
cya warikari aho M23 ifite iyo rero ni indege ya M23. Iyi ndege ya Sukhoi yarasheyo bakura ko yaskwase ikarasa hirya. Iyi ndege imaze iminsi iza cyane kuva M23 yarenga aho bigaragara ko M23 idafite uburinzi bwo mu kirere ngira ngo birashoboka rwose, birashoboka baridegembya ku buryo budasanzwe. Gusa Sukhoi bari hariya n'aba imboni yabwize hariya yambwiye ko Sukhoi irebye ntacyo ibatwaye, ntacyo itwaye abaturage, nta n'ikitwaye abarimo hariya baba barabaseka cyangwa n'abandi bantu bikoramo hariya. Babwira ko Sukhoi irahusha ariko drone ibifite coordonnées igenderaho. Erega drone iranareba, yego irareba izana amaso n'uvuga ngo bavuga budara baturiya ni na budara nuriya ati nuriya. So niho drone ibereki akaga. Babwira ko drone yaje karasa iyo ndege yari ku kibuga cy'indege hariya muri Warikare n'ahantu M23 yafashe mu minsi ishize ndetse yari nakiri. Ariko urumva ko nanone ishobora kuba kurasira ndege byari bifite ishingiro kuko hari hashize iminsi hari amakuru avuga ko hari indege iza ikagwa ikongera igasubirayo ikagwa atari za zindi z'ababirigi bavuga hari ubwo ari indege yazaga ikagwa ikongera igasubirayo. Uribuka bivugwa yuko hari abasirikare bashobora kuba baje mu ndege nijoro bakavuga ko ari indege y'Abagande ariko iyo ndege rero ushobora kuba bavuze ati nyamara iriya ndege niyo ikora biriya, reka tugende tuyisandaze. Indege rero bakaba bayirashe gusa ntiturabasha gufata amavideo cyangwa gufata amafoto yayo. Nyuma y'uko iyi ndege irashwe hahise haza Sukhoi nyuma y'iminota mikeya nayo irarasa. Nababwira ko kuri kibuga cy'indege amakuru maze iminsi mbana hariya cyangwa se amakuru imboni ya bwiza iba muri Warikare itubwira nuko Sukhoi imaze iminsi iza kurasa muri kiriya gice inshuro nyinshi cyane, nyinshi gusa ntiyigeze igira icyo ikora ku bikorwa byayo mu 23 cyangwa se ku ma defense yayo. Ariko drone inshuro zose yarashe igira ibyo yangiza. Bakubwira ko iyi drone muri iki gihe bageze muri Warikare iyi drone imaze guca ibiraro 5 ariko byo muri Warikare. Harya ikibuga zihagurukiraho kiba kiragana ziva Kisangane. Urumva rero tagati yakagombye kuba M23 no kujya kureba aho umwana ahagaze. Burya biriya bintu uriya mugabo yavuze ibintu biri byo inde uriya mugabo wo haruguru kwa P7 kwa Museveni ati rwose Kisangane nahoze numva na Sematama Jeune Sematama ubwo yagiraga Minembwe kuko ejo yari Minembwe byanagaragaye ari natanga ibiganiro. Sematama avuga ko bagomba kujya kugite kureba aho ibitero bituruka, kujya kureba aho bagomba mbese gusanga umwanzi ntago ari byane byo kwirwanaho yakagombye gukora kare kubera ko buriya uko yiza igira ama victime itera no kuvuga ngo kugenda kwafata byaba byiza kurusha bigatuma yegera inyuma cyane. Ndetse ngeka ko Kisangani yaba ahantu heza naho yuko M23 yakwitoza yahagarara neza nawe kugira ngo ibe yashyira amadrone yayo yo gukontrola ikirere kirenze aho ngaho noneho baba bagiye kugira ngo bashobore ko ishobora nabwo no guhagarara Kisangani gatangira gutekereza ubwo yakwataka Kinshasa. Okay, ngayo nguko rero reka twakire Rudahunga kuri telefone. Ruben nawe uze kudufasha muri makuru hari na Ruben nako Rudahunga kwakiriye. Ndabasubije waheze hakurya ya mikrofone. Ndabasubije nabumvaga ikiganiro nayo munda kwandikira naheze ku murongo. Yari ariho kuva mbere kuva kare. Rudahunga azi kwihangana wakoze kwihangana Rudahunga. Nta kibazo. Twari turimo tuvuga ibya Kamanyora karehoza umbwira ukuntu babaza rendo bakubitiwe Katana none bagarutse Kamanyora. Yes. Ibi byo bibona gute Rudahu? Ikintu mbibonaho nuko nagiye mbigarukaho kenshi Wazalendo ni umutwe
ibihugu byinshi byo muri Afurika biri mu ntambara bikunze kugira ino mitwe. Twabonye mu Rwanda umutwe wamamaye cyane w'interahamwe muri za Cote d'Ivoire, umutwe bitaga Les Jeunes Patriotes. Nimonera kure Kongo rero yashyizeho umutwe wa Wazalendo, ariko ahantu bitandukaniye nuko Wazalendo yo harimo imitwe myinshi. No kuvuga ngo buri mutwe muri Wazalendo ugiye ufite chef wawo, kandi no kuvuga ngo abo bashefu ntabwo baba bahuje inyungu. No kuvuga ngo rero ni imitwe Wazalendo buriya ni umutwe ni umutwe udashobora kugera ku ntego. Ni ukuvuga ngo urugero uzufate nka Goma, ufate Bukavu, ariko ni umutwe uzagira iki uderanja, donc uzakomeza kuderanja M23 ku ntego zayo, bitewe n'uko M23 imaze gufata ahantu hanini 10% bya Kongo ni binini. Ntabwo rero yacunga ahantu hose, kandi tubona hariya mu baturage b'abasivile Wazalendo ahantu bafashe bihindura abaturage, ugasanga intwaro barazihishe, ku buryo rero kugaruka kuderanja ari ibintu byoroshye. Noneho urabona hano hafi ya za Bukavu, za Kamanyora, impamvu ubona hakiri biriya bibazo, baracyafite bazariyeri ya Uvira, iriya teritwari ya Uvira, na biriya bice bindi bya za Mwenga kuzakomeza paka Fizi. Ariko M23 kubona uburyo irimo irahagota za Uvira, buriya ni bamaze kubura ravitaye, kuko ari ibintu byinshi bajyaga bagira bibatunze, byatungaga umujyi wa Uvira, byaturukaga za Kamanyora, ibindi bigaturuka i Bujumbura. Hakora abana ko Bujumbura na muri no miso afite ikibazo cy'ubukungu, ibindi bigaturuka ku cyambu cya Uvira bivuye Tanzania na za Karemi. Yes, na za Karemi bije Uvira. Ni ukuvuga ngo rero umunsi babafungiranyemo hariya inzara ikabica, bakabura ubwo azahita akurikiraho gusahura abaturage, gusahura inkoko, gusahura intama, gusahura ihene, bya bindi byabo. Aho rero niwe M23 izahita igera iki, izahita ibinjirira, kuko igihe cyose bagifite iriya bazariyeri niko Bukavu izakomeza kugira ikibazo, niko n'utundi duce tuzakomeza kugira ikibazo. Wari murambaza Katama biravuga ko ejo hapfiriye Abazalendo benshi, ahubwo n'andi makuru nakomeje gukurikirana ko hafashwemo abarenga 170. Ndumva ari uriya mu general Byamungu wabitangaje ko Abazalendo bagera mu 170 bafashwe. Ubwo abapfuye bo nta nubwo bababara, bavuga ko bari hejuru y'100. Ariko urumva General Byamungu yabwiraga ababyeyi ati mureke gushuka abo bana mubabwire, kuko urumva bari gushukwa n'abari abanyapolitike babita kuyira, babashuka kugira ngo bibukuriremo inoti bahabwa n'Kinshasa, ariko Kinshasa ntabwo ibazi, ni ukubohereza gusa kujya gupfira ku rugamba. Nta nubwo ubona yuko ingabo za leta zo zavuyemo, nibo bajya gupfa. Rero ukabona yuko bazashira kuko barimo kurwana n'abantu n'umutwe uri bien structuré, ufite igisirikare gihambaye, nkuko nabonye abashinga amategeko bo muri Amerika babigarutseho. Barimo baremera M23 kurenza leta. Yashuwa bagaragaje ko leta ifite igisirikare kiri desordonné, gifite akajagari. Bavuga ko leta itagifite imbaraga zo kuba yakontorora. Numva abantu bageze kuvuga ngo leta ntabwo ifite imbaraga zo gukontorora M23, ngo bayibonye bariruka. Nawe mbwira abasirikare ba leta birukanse bigishijwe igisirikare, hanyuma ukazana Wazalendo, ni kigaragara bazashira, kuko ntibashobora kugera ku ntego. Yego kuderanja M23 yafashe byo babikora, ariko uko mbibona mu mboni zanjye bazahashirira. Wibuke ko noneho Amerika inavuga ko uno mu senateri avuga ko leta ntuza FRDC itashobora gutsinda M23 niyo M23 yaba idafashwa n'igihugu na kimwe, bitashoboka ko FRDC ishobora kubatsinda. Nicyo kibazo, kubera ko abanaliste experiment by'amashuri y'intambara bakubwira ko ubundi kugira ngo igisirikare cya FRDC kijye ku murongo byibuze bakibakopa nk'imyaka 2. Kukibakopa ubwo ni ukuvuga mbona nka kwa kundi
nakuze kera ababyeyi nyiri umwana bavuga ati icyana cyo kwa kaka naka kiraderanje kirasakuza tuwakinkopa nk'icyumwe agishyira ku murongo tukagishyira kuri gahunda nabo rero kugira ngo ubahe disipurine kuko urabona siyera militeri gusa binahera no kuri leadership ya Congo ni igihugu nyine cyamuzwe na ruswa abanaliste bavuga ko kigeze kuri stage ya 4 ya kanseri kidashobora gukira byasaba yuko umuntu yaza agahera ku gisirikare hasi agahera hasi abantu abo rero bavuga yuko byatwara nk'imyaka 2 kandi nabwo ubwo byaba ari muri rwa rwego ruri accelerate kuvuga rero ngo uzafata igisirikare cy'igihugu kingana kuriya ujye kugiforoma mu myaka 2 nabyo biri kure nk'ukwezi wagiforoma imyaka 2 nta ubuyobozi se bwo bugumyeho ntacyo byatanga nawe ntacyo byatanga nyine kubera ko leadership ya Congo yapfiriye mu nguni zose n'ibyangiza rwose kuko buriya kugira ngo igisirikare kinakomere biterwa na leadership igihugu kiba gifite leadership. Okay, Rudaho turebe ikindi wenda mbere yuko tujya ku busesenguzi bwo kureba ugomba kuba umuhuza muri ibi biganiro. Turebe uyu munsi M23 yarashweho muri Warikare ku kibuga cy'indege yakontororaga muri eneo zayo haraswe indege. Ibi bintu wabibyakiriye ute nk'umusesenguzi ubona ikirakurikira hari iki? Ikindi unarebe hari itangazo FRDC yasohoye rivuga ko M23 ngo ikomeje kudeployinga nta nubwo yavuze M23 yavuze l'armée rwandaise narisomye yego mwanya no wawe ya urabona ko ejo bundi bari bavuze M23 yavuze ko ugiye gusohoka muri Warikare kugira ngo ishyigikira agahenge Kongo nayo itisora itangazo igisirikare cya FRDC ikintu abantu bose bari banashimye yewe no mu itangazo ntabwo icyo gihe bongeye gushyiraho u Rwanda ariko urabona ko barugaruye M23 rero ikavuga yuko itasubira inyuma kubera drone ariko wabye mbibona umuvugo za politike biriya n'ubusanzwe nta kintu cyagaragazaga ko basubira inyuma nta cyari gihari rwose ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari akantu k'agakoryo bakubitiyemo kugiye gusubira inyuma bya bindi byayo kugira ngo noneho babacokoze itereka amahanga ati nibo bishe CCLF kuko na n'ubu ngubu nicyo kintu M23 irimo gusohora itangazo ivuga iti bari kwica agahenge twe twatangaje ati kandi ntabwo twanze gusubira inyuma ni ikigaragaza yuko bo ari bo barimo kukica kuko barimo kuzana indege zirasa aho turi mu birindiro byacu ubwo rero urambaje ati igikurikiraho ni iki igikurikiraho ni ikisangane ni ukuvuga ngo buriya bagiye ari amakuru arimo kuza wenda umuntu adahita yemeza 100% ko bageze M23 yabigeze aragace abo ukekugo ndebye ku ikarita kagana kisangani ni karancitse gatoya ako gace oya Rubutu bakwa naharenze cyane ya Rubutu bavuga Rubutu ahubwo yarahavuye FRDC ubu ngubu yahadeployinze ahubwo ara kandi gace ngo ubusigaje ibirometero 100 bavuga byinshi muri bino sase hano bari kuvuga ibintu byinshi kuri Kisangani bavuga byinshi ko Ventura ngo gace n'uduce twishi bagiye bambwe kanze nturebe n'uduce ariko ntago n'abadukurikiye babyumve ntago I'm not sure ko ari ukuri ariko nanone mu Ventura bayitari muri ibi bice ntago yabare yonze ubwo M23 ubona ko ikura igisekuru kuri ba sogokuru babo navuga gutyo bihorere barazwi ndashaka kuvuga nuza RCD igihe yarwanaga mu ntambara ya kabiri ubushize narababwiye na umuntu twatuma tuganira arambwira ati abamerceneri ba Bob Donald bari Kisangani baravuze ati abantu ko twabasize ikindo ejo ko twari ikindo twe twazana indege none ko twumva amasasu yago tumugi wa nuza wakisangane bigeze biti urumva ahantu bambwiye okay
we yambwiraga bamaze guhita Rubutu, bajya hitwa Ubundu, bageza ahitwa Wajo na Nyarukura. Ibi rero we are not sure, nuko bivugwa nyine bako M23 yari hafi kwambwira ko ngo ni ibirometero bingahera biri imbe, sinibuka ibyo ari byo, ariko urumva aho bageze. Gusa kuri Rubutu yo namenye ko FRDC ahubwo iri kwapanga ibikoresho byinshi cyane. Wakomeza. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kujya kumva Kisangani ejo kuva ejo nijoro n'uyu munsi nkurikira Twitter ya Nuza ya Muhozi isa nkaho bayikuyeho. Ubundi n'umuntu apfa kuduha amakuru umuntu akagira ikintu atoramo, ashobora kuba yayifunze nta kintu arimo arashyiraho, ariko nk'umuntu duheruka avuga ati Kisangani arimo arabasuhuza ati M23 mufate Kisangani, kandi M23 ntabwo yajya kuryama hariya warikare gutya gusa, ushobora gusanga hariyo ama forces yabo arimo gusatira Kisangani. Noneho nk'uko irimo iratangaza ati CCRF muri kuyica n'iki, akaba ari agahenge irimo irereka amahanga ati twebwe twahisemo CCRF none arimo kuturasa. Ati cya kabiri ikimenyimenyi dore ngizo drone, kandi twe twavuze yuko ntabwo twasubira inyuma kandi bagiye positiona drone. Ubwo rero ushobora kujya kumva Nuza rwose iratunguranye M23 muri biriya bice, kandi drone ziraturuka Igisangani. Shobora ziraturuka Igisangani. Hanyuma Norbert ati reka twumve ibitekerezo bye. Norbert atabaza rendo basidi bagomba gukubitwa kuko bari bazi ko amasasa ari imikino, ariko nibasubirayo bakabona mu bantu 100 baje hasubiyeyo 10 bazagira bamenye akenge. Ese mu bwiza haguye abangana iki? Uribuka bazarendo bavaga Kicanga, wibuka imibare Alpha Mike na B&M bavugaga baguye mu bwiza kugeza ubwo inka zanga kuharisha. Imibare yanyu kuri bwiza, yego kuri bwiza twarabitangazaga rwose, babaga ari benshi cyane rwose, cyane nibyo nanavuga kare nti umunsi we tuzabashyiramo bombe twayo tuzajya tubakumbanya buda. Ntabwo bazasubira ati nicyo cyatumye bazarendo baca akenge. FARDC kuzateganya uburyo bwo guhana leta ya Kongo ibyo yakoze no kwangiza abaturage bayo. No Robert ati nicyo cyatumye bazarendo baca akenge ngo hanyuma FARDC bahatura umogi ngo batinyuke bakayishora, FARDC ikirukira. ariko FARDC ngera abonye yari ifite ukuri. None se ugisirikare cya leta waza ukacyomeka hundi mutwe udafite gahunda, utabwira ngo tujye uburyo ngo ujyayo, urumva ntabwo byashoboka, ntabwo biragoye cyane. Ibyo rero ni bya Robert. Hanyuma ibyo turebe tuvuye Warikare, turebe n'ibindi. Warikare yo tubona ko ishobora kuzabyara ibindi. Warikare irabyara Kisangani. Warikare irabyara Kisangani. Ikindi gihari nuko abantu bo muri Uvira biravuga ko bashobora kuba barakuweho za WhatsApp zishobora kuba zitagikora, zaravuyeho kugira ngo batagumya kujya baduha amakuru. Buriya arakantu mwari muvuze mu kanya kuri Wazarendo. Buriya Wazarendo zo mu majyepfo ya Kivu n'izo mu majyaruguru ubona ko bitandukanye. Mu majyepfo bagiye bakorana bitwa Mayimayi bagendera ku myizerere y'amarozi, ari mpamvu ubona bashira baza ku rugamba bagashira. Ni ukuvuga ngo bariya bayakutuma barabizi mu babembe kuva kera bagendaga bababwira ngo Mayimayi ngo bagukubise ngo bakuhagiye ari amazi ngo bagukubita amasasu ukavuga ngo Mayimayi ngo ntabwo amasasu agufata ngo arataruka. Ibyo narabibonye muri 1996. Baza ari byo bintu bishyizemo ugasanga bahuye n'umuriro nyine barashize. Niho hantu ubona bitandukaniye na zira zo mu majyaruguru. Ahubwo nabonye igroupe y'abantu, abaturage bose, abagore bambaye ubusa n'abagabo, abagore 3 n'umugabo umwe ngo bari mu marozi. Twagira ngo ni ibintu byabo kuva kera, no mu ntambara ya mbere n'iya kabiri abamayimayi barashiraga cyane kubera iriya myizerere.
okay hanyuma turebe yego ikindi nabaza Rudahu usibye wenda kuba tubona ko ibi byose bibangamira imishyikirano byibuke neza ko M23 bamaze kugera muri Katari noneho kuba FRDC yagize gutya ikabarasa ku kibuga cy'indege twavuga ko ibiganiro bizakomeza cyangwa ahubwo hari ikigiye guhinduka hanyuma tunakomeza tujye ku biganiro ubwo niho nshaka kwinjiza nabonye ari n'inkuru nawe wanditse na article wanditse utubwire umuntu ushobora kubona waba umuhuza hagati muri bibazo bya Kongo oya kandi abahuza bahari njye ubwo ndikubaza ubuhuza bwa Katari uhuriye n'ubuhuza yavuze RDC n'u Rwanda uko Angola yamaze kureka kubuhuza u Rwanda na DRC ari ibintu nagarutseho impamvu ubona Angola yavuyemo n'ibintu bitatu ugiye gusesengura hari icyambere kigaragaza urabona igihe u Rwanda na Kongo bashaka kubahuza abaperezida bombi muri Rwanda muri Angola wabonye yuko byaje gupfa ku munota wa nyuma kubera yuko Kinshasa yangaga ko M23 baganira direct icyo rero yari esheke ya mbere kuri Rwanda esheke ya kabiri ni igihe noneho M23 ku munsi wa nyuma bayitumira ngo ijye Rwanda hanyuma ikabyanga yitwaje ngo ibihano by'inuza bya European Union hanyuma Rwanda igahita ibona abaperezida bombi Kinshasa na Kigali b'ibihugu byombi bahuriye i Doha iyo ihita esheke ya kabiri esheke ya gatatu rero ni esheke ya gatatu ni iyi ngiyi aho ubona nuza izi block uko ari ebyiri uriya nazo zagiye zituma habamo ikibazo abana block ya yaseri ishyigikiye amahoro block ya SADC ishyigikiye intambara ku buryo rero wabonaga u Rwanda rutizera cyane tubivuge gutyo ntabwo hari harimo icyizere gihambaye kuri Rwanda kuko yari itangiye nayo kujya ijya ku ruhande ugasanga mu matangazo iri birasaba ngo u Rwanda rukure ingabo ku butaka bwa Kongo kandi twagiye tubibona ko u Rwanda rutigeze rwemera ko rufite ingabo ku butaka bwa Kongo izo esheke rero zose ziteranyije nizo Rwanda yarebye iravuga iti nta kintu nakuramo ni nko guseba niba umuntu nari kumuhuza ari kunca inyuma akajya i Doha tukabona bagiye kuvugana tutabizi niko guhita bivumbura bavamo usibye ko Rwanda nyine ivuga ngo yabonye izindi nshingano zikomeye ariko yari yagarutse rero njye nkabona urumva ashati ku mishyikirano izi block ebyiri urabona ko bashyizeho abantu batanu harimo ubwa mbere nari navuze yuko uriya wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia rwose Kongo itazamwemera kuko bamushinjaga kuba approche cyane n'u Rwanda bamusimbuza rero uriya mudamu nibagiye izina abaye president muri Ethiopia uziko Ethiopia ifite president na premier ministre ariko premier ministre niwe ufite imbaraga cyane uriya mudamu niwe basimbuje ubwo bashyiraho nuza uyu wa Kenya Uhuru Kenyatta banashyizeho n'undi muri Afurika y'Epfo urabona ko Afurika ihagarariwe hose ariko njyewe impungenge nyifite nuko abantu ukuyemo wenda Obasanjo abandi bose urumva barabarizwa hehe ni Afurika burasirazuba ni y'amajyepfo wenda gushyiramo uriya mudamu Panza wo muri Central Africa ubona yuko abafite imbaraga ni izi block ebyiri ariko Afurika y'Epfo ifitemo abantu bagera ifitemo uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo yes hakamo na Madame Zuma abantu babiri baba muri Afurika y'Epfo yes urumva ko abantu bafite impungenge basesenguza harimo barara bakavuga bati aba bantu izi block zahisemo bashobora kuzajya bakorera inyungu zabashebuja noneho ugasanga bigarutse kwa kundi kwa block zigiye gupezanya ntibigire ikintu bitanga ngewe rero nkabona byanze bikunze kuva Katari buri yarinjiyemo nubwo inyuzamo ikavango ishyigikiye izi block mu rwego rwo kubaha African Union yashinze kugira ngo ibibazo bya Afurika ya slogan yabo ngo ibibazo bya Afurika bikemurwa n'ibisubizo bya Afurika ariko uko mbibona Katari ifite imbaraga z'amafaranga buriya gutegura imishyikirano n'ibintu bihenze cyane
Qatar ifite imbaraga z'amafaranga, kwihangana igihe abantu batarumvikanira byihanganira. Ikindi abahanganye kubera influence financiere za Qatar, njye mbona byanze bikunze Qatar yego tashe ya mbere guhuza Kinshasa na Kigali, ariko na tashe ya kabiri ashobora kuzajyamo M23 kuva buriya bayitumiye nayo tuzashituka yagiyemo. Okay, ibyo nibyo kandi urakoze cyane ndonga. Hanyuma Noruberi ati ubundi ibintu bikorwa na DRC ibyo gushora abasivili mu ntambara no guha abasirikare icyizere ku bwirinzi budahari nka za herimenti za plastique bigize ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Akongera ati buriya DRC bahamagara umushinjacyaha wa ICC Karimu bari bazi ko azakurikirana abantu bayo 23, ariko Kisekedi natsindwa adapfuye azakurikiranwa kuko uriya mushinjacyaha yakusanyije amakuru yose. Ati amarozi se ugira ngo barusha ayakanyabayonga, ubwo nabaza rendo baje bisize imiti nibyo Norbert yavuga. Aricyo bashaka kumuganiraho. Ni icyo nta kibazo. Okay, aba bagabo rero bajya baza bisize imiti ngo baratsinda mu Venezuela. Oya no muri za 1996 cyagiye intambara atangiraga 98 gutyo. Ku mupaka baragiye rwose bambara ubusa, bari bambaye ibyatsi bakajya batera amazi hejuru bakimenaho amazi. Hari n'abantu abasirikari mbere yo kwinjira babanje gutitira batera ko se bira bintu koko binjira mu ntambara ya Kongo. Bati ibintu ntabwo biraza gushoboka. Tubona abantu bameze nabi. Ariko babateyemo akabombe amabuno ajya mu birere. Nyama zirasana. Abahungu barikomereza. Abo kandi wari hari warareba. Ntore sinari. Narareba. Buriya Kongo yatewe izuba riva. Intambara yabaye izuba riva ku mupaka kuri handi wajya gufata amashusho. Barazaga bakamena amazi bati mayi tukavuga tutibara abantu ntabwo bapfa. Ariko reka bateremo akantu k'akabombi gatoya gusureba. Ubirere rwose. Okay, rudahoreka tube tukuretse, urakoze cyane. Ku bijyanye n'abari abashyize mu mishyikirano iriya tsinda, ubona ko bihaye misiyo eshatu. Hari misiyo ya mbere gutangiza ibiganiro, misiyo ya kabiri gushyiraho inuza agahenge ndoke k'intambara, misiyo ya gatatu gushyiraho mekanizmi izagenzura ko ako gahenge kubahirizwa. Ariko nanone ngewe nk'abanyifite impungenge, yes bashobora gushyiraho agahenge na M23 kakemera ndetse na leta, ariko ikibazo ni ziriya wazarendo zo nta hantu zizwi nizubahiriza amategeko, rwose zizaza kurasanuza M23 croiser les bras yifate neza. Niyo mpamvu mbona ntabwo ibi bintu bizashoboka kubera ereri Kinshasa yakoze gufata iriya mitwe ikayivanga muri leta. Urakoze cyane. Ariko FARDC buriya ngira ngo Kinshasa ntabwo yigeze ikora ikosa, yarateganyaga ko n'ubundi izajya mu mishyikirano ikemera bimwe wazarende ikabyica. Yego niko bimeze, ngira ngo Rudahonga yakumvishe. Ikindi gihari inkuru tugiye kureba yindi nuko u Rwanda ngo rwishimye ariko rwishimiye icyemezo cy'Abafaransa. Yego barabahungu bari bashatse gupfobya ku buryo bugaragara kwibuka ku Rwanda, kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ibintu byamaze kwemerwa n'isi yose. Conseil de Nations Unies yahawe umunsi wa 7 ko ari umunsi isi yose igomba kwibuka. Noneho barangiza bagatanga n'umunsi wo kwibyinira n'abantu bagomba kugenda bagiye gupfobya kuvuga uko bishakiye jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo gahunda yari hari na Kinshasa yarababaye cyane. Buriya Muyaya yarabivuzeho ejo bundi avuga ati rwose turababaye kugitaramo kitazaba. Atariko nubwo tubabaye icyo dushimishwe nuko abaririmbyi bacu nabo babaye mobilize. Wabyumvishe igitekerezo bakoze cyari cyiza. Ati nta kibazo bakomeze bashyiraho umwete. Hanyuma turebe kuri ya nkuru yo kuba u Rwanda rukomeje gutsibura ababirigi kinyafu. U Rwanda rero ngo rwirukanye rwakumira imiryango yose itegamiye kuri leta ikorana n'ububirigi.
ni kwa kundi umuntu akubwira ati sohoka yarangiza agafata umukubuzo agakubura aho wakandagiye naho ukandagiye si nkubone simashaka simbishaka ni inkuru kuri bwiza.com. leta y'u Rwanda rero biciye mu kigo cy'igihugu cy'imisoro ngo cy'imiyoborere ntabwo ari cy'imisoro yakumiriye imiryango yose itegamiye kuri leta ndetse nishingiye ku myemerere ibwo ikorana n'Ububiligi. iyo miryango rero ukeke ko biriya biraza kubabaza Ububiligi cyane. ni ya miryango ishobora kuza ikaza igashingira ku myemerere ikazana tuvuge amadolari n'ibizanye amadolari 100,000 byo gukora ikazana n'abantu nka batatu bashobora kuzatwara nk'ibihumbi 40 babihembwa abandi bakazaza ku buryo usanga nka moitié izagusubira mu Bubiligi. RGB ngo yafashe iki cyemezo nyuma y'iminsi mike guverinoma y'u Rwanda nayo iciye umubano ushingiye kuri diplomasi n'Ububiligi. mu itangazo urwego rwasohoye kuri uyu wa kane tariki ya 27 Werurwe rwavuze ko ubufatanye n'uburyo iriya miryango yakoranaga n'Ububiligi n'ibigo bishamikiyeho imikorere n'imiryango itari ya leta ibigo na porogaramu zinyuranye bitemewe. yakomeje ivuga ko umushinga uwo ari wo wose cyangwa amasezerano arimo bimwe muri byo bigo cyangwa ibifitanye isano nabyo bigomba guhagarikwa byihuse kandi bikamenyeshwa. RGB yunzemo ko nta nkunga ubufasha impano n'umusanzu mu by'amafaranga bigomba kwakirwa biturutse kuri guverinoma y'Ububiligi n'ibigo byawo ibi bashamikiyeho na gahunda zabwo zinyuranye. muri byo iriya miryango yakumirimo kwakira harimo inkunga ku ngengo y'imari, gushyigikira imishinga, ubufasha muri tekinike byatangwaga n'amafaranga yishyurwaga anyujijwe ku bindi bigo n'ibindi bitandukanye. RGB yatanze umuburo w'uko uzanyuranya n'ayo mabwiriza azahanwa bikomeye. mu bihano biteganyijwe harimo kuba umuryango ushobora guhagarikwa cyangwa kwamburwa uburenganzira hakurikijwe amategeko agenga imiryango itari ya leta, imiryango ishingiye ku myemerere n'ibigo. RGB ko nde birimo ikaranga dore kubibona kuvuga ngo ubufatanye ikongera ati yavuze kandi ko hari n'ibindi byemezo bishobora gufatwa ku bigo bizagaragara ko byatesheje agaciro iri tegeko ndetse ko ryashyizweho hakurikijwe amategeko abigenga. ngiyo RGB ni ukuvuga ngo abantu bose abashaka kugira abo bakorana nabo ni bareba ahandi bave ku Bubiligi. nuvuga ngo icyitwa Ububiligi ikiva mu Bubiligi bwose bakibagirwe. hanyuma rero ya nkuru y'umujyi wa Liège si umujyi wa Liège wa Paris ni Paris ariko umujyi wa Liège ufite icyemezo cyo nawo wafashe icyemezo cyo kutazibuka ko umujyi wa Liège wagaragaje ko ngo ufite ikibazo cy'umutekano muke, ngo hari guhangana hagati y'Abanyarwanda n'Abazayirwa ngo ku buryo bumva batashobora kubarindira umutekano, ariko icyo kintu n'urwitwazo rudashoboka kitari cyo. ariko n'ubundi aho kugira ngo babikore batabishaka babireka ireka n'ubundi baba babeshya nta nubwo nyisoma ariko yibaresha. yego akenshi banabikoraga buriya bitabarimo. yego ikindi wenda inkuru twasorezaho ko turi kugera ku musozo indi nkuru twasorezaho nuko Riek Machar ngo yatawe muri yombi, abahungu bazahora mu munigo basabye ubwigenge kumvikana byabananiye bate bazahora ku munigo banigana kugeza ryari kuvuga ngo Sudani y'Amajyepfo kuva yakwigenga ntabwo yigeze ituza ngo yubake, bahora mu ntambara kandi zishingiye mu ntambara idashira, kandi ugasanga bishingiye ku bantu babiri. yego aba bantu babiri ni perezida na vice perezida buri wese akajyana mu bwoko bwe. mu gihe cyashize bwo bigeze kurwana vice perezida arahunga yaranakomeretse nyuma zo kugaruka baragarutse kubu yagarutse afite akabaraga. ejo bundi Muhoza ariko boza bivuga ko bagiye kuta muri yombi ndetse bagahangana n'abantu bashaka gukuraho perezida. ejo bundi Muhoza yabivuze muri Twitter yakoze. hanyuma reka turebere kuko inzego z'umutekano za Sudani y'Epfo zarahezitaye muri yombi vice perezida wa mbere w'iki gihugu Riek Machar. amakuru yitabwa muri yombi
ry'uyu mugabo ryemejwe na Pali Mei Deng usanzwe ari umuvugizi w'ishyaka rye rya SPLM IO rya RIEC. Ibitangazamakuru byinshi byo muri Sudani y'Epfo byasubiyemo amagambo ye avuga ko Riek Machar yafungiwe iwe mu rugo i Juba kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 26 Werurwe. Aya makuru kandi yemejwe n'abarimo umuryango w'abibumbye biciye mu butumwa bwawo bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS. Siko buriya bisomwa UNMISS iyo esi ndi kwikuroza ni double S UNMISS nuko wabisoma. Ati mu itangazo rero ngo yasohoye yavuze ko abategetsi ba Sudani y'Epfo begereye cyane kwinjira mu ntambara yeruye cyangwa kugarura igihugu mu mahoro na demokarasi. Isaba impande zihanganye kwifata no gushyigikira amasezerano y'amahoro yemeranyijwe muri 2018. Ubutumwa bwunzemo ko ibyo nibidakorwa Sudani y'Epfo ishobora gusubira mu ntambara itazasenya gusa Sudani y'Epfo ahubwo izanagira n'ingaruka ku karere kose. Umwuka mubi wadutse hagati ya Riek Machar na Perezida Salva Kiir mu kwezi gushize nyuma y'uko uyu wa kabiri yari amaze kwirukana akanasimbuza ba vice perezida babiri hamwe n'umukuru w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi mu gihugu bose ku ruhande rwa Riek Machar bapfa imyanya sehemu yangu ngaye urebye kuva mbere bakunze kurwana bapfa imyanya ahubwo bamugana ikintu nibaza nkayikore berije buri bagenda gute ubwo bivuze ko nayigomba guhita ifunga irafunga ngira ngo igihe cyo iki gihembwe cyabo kigiye kurangira cyo barategeza gato kugira ngo kirangire ariko bahita bafunga. Yego so ndumva rero twasoza ariko reka ture mu makomenti y'abantu Ndengo ati Emmanuel Ndengo ati tumeze neza nari ndegeye yego rwose. Samuel Manyirakunda tukeneye amakuru mu yatuye twayabahaye. BG's ati meki ngo mbe tura bayirasi indege mu by'ukuri mbe turigira indege ibyo suko nubwire ngo kikoko Rwabugiri Sebastian ati Kisekedi yari yahaye Maître Jimmy ndetse na Yusufa miliyoni 17 y'amayero ni menshi. Dias Connect Eric ati nabasubije kandi ndabakurikiye. Alan Castro ati karibu kabisa kandi courage. Eri Antoine ye nayisomye bavuga ko yose itakonejwe nabonye benshi bamusubiza cyane. Living Rugazora tu ntago yize. Alex Mbanza ati abongereza barakonejwe Amerika ahubwo batwika na White House. abongereza ni babi cyane muri Amerika bayitwaye nabi habaye intambara nyinshi cyane banatwitsa White House. Hanyuma Bresa ati na Canada iri mu bwami bw'Ubwongereza. Rugero TV ati wowe urabeshya cyane ubwo nako nabonye bagusubije ikibazo ubwo nitwe yavuga tubeshya cyane se ukaza kuri kuduteza amatwi kuko hari abandi bavuga kuri ubwo reba ari nk'umuzarendo abari nk'umuzarendo cyangwa mbonera kuri ni wibaje kuba kuri yego turaziranye. Witwa Karise Moses ati eri bigira Imana ni wowe ubeshya ibyo utazi abongereza bakoronije Amerika ni utararikandagiyemo. Hanyuma Living Rugazo ati rugero we umusada wawe cyangwa aze iki muratukana we hago misoma baratukana kansuhuze rero Gatera Alphonse komera cyane. Jean d'Amour komera cyane. Hanyuma Gilbert Sefaranga ati the kingdom where the sun never sets ati ni ku bwami bw'Abongereza bwitwa iyo bwije muri UK buba bukeye muri Australia na New Zealand bwakwira Canada ikakira bikagaruka muri UK rwose. Urumva amahame na mahame afata Ubwongereza akabugeza kuri hashoboka. Pastor yarabizi iyi ni pasteur. Hanyuma Perus ati nanjye ndi dakoro yuko imveturwa ijya Kisangane nubwo bitoroshye ari ugutanga amaraso. Yego rwose ko babyemeje se
turafana ati yakutumba bisobanuye yo kotsa yokeje wari ubizi yakutumba bisobanuye ko ari yokeje inyama yokeje byashoboka ko ari inyama yokeje uzi ukuntu iryo zina ryananiye ngo yakutumba abana yakutumba yagutumba nkaba navuga yagutumba yego yagutumba ni yokeje yakutumba we ni yakutumba yego ntabwo ari yagutumba yakutumba ni kukutumba yakutumba yokeje hanyuma wembeta fanati bikunze gukoreshwa mu mvugo yakutumba eleki yakulamba iyokeje iryoha kurusha itetse yego urugero ntabwo nongera gusobanuza zawe rwose utaha niwongera kujya uzana ibyo byawe nzagira kanze ahubwo mite nakuboroka kuko uba waje gukora ikikweri yavuza ibintu bibi sinzi ibyo aba yaje gukoramo ngaho nguko rero Ingabire komera cyane Cyusa komera na Rwanda komera mwese yoboka ngoga komera ati kuraje meki ubundi aduyi atapigwa gusa intambara si umukino gusa tuza tsinda kugerekeranye na colonization ndi kubona bavuga ko colonization Amerika yatangiye gukolonizwa mu 1607 birangira mu 1776 oya 1783 voilà ibindi twagira ariko hari twagenda tubireba ni byinshi ikindi kiganiro nibaza ko ni ku munsi w'ejo ariko iya makuru yo turagenda tugira gute tuyagarukaho amakuru yo aranahari menshi cyane turaza kugenda tumenya byinshi Abuda umugoroba mwiza buriya sinagushimira ariko twibutse yuko babagabo baburijwemo ba Metre Jim urabyibuka twabivuze ndetse na audience bavuga ko Kisekedi ngo yabaye miliyoni 17 ibaze nawe kugira ngo bapfobye amafaranga kira gihugu ese buri hazaba umuntu uzabishyuza ibyo bita accountability bahuye na Metre Gisagara bizirikaho abamerera nabi cyane ura muhungu n'umuhanga cyane ariko nakubwiye ko twiganye Gisagara twariganye mwiganye he muri college ya Kristo Mwami Nyanza piriya Nyanza ari umuhanga cyane ari umuhanga cyane kumukurikira byari bigoye yigaga ibyo bitaga ariko nanjye nibyo nigaga RRM la teranga moderne reka dushimire mwe mwese mwakurikiye Bwiza TV umusanzu wanyu rwose uragaragara ko mutuba hafi hanyuma n'ubundi mukeneye gutera inkunga Bwiza TV telefone 0788555010 murakoze cyane mu gijoro ryiza Abudara ndagushimiye nanjye ndagushimiye Imana nirinde buri muntu wese wakurikiye Bwiza kandi muhumugisha murare neza murare rwose udahunga nawe gira ibihe byiza wakoze cyane no Rubere wakoze ku musanzu wawe mwese mwakoze abatanze comment musinzire neza ejo mubyuka amahoro muzajye mu kazi muhahe muronke bye